ikaze kuri Kigali News Channel. Barabizi si babizi Kagara bazabarabure n'ahandi ariko tukaba turi mu nzira tugenda turi kwerekeza mu bintu tugiyemo kandi nizeye ko bimeze neza. Tugiye muri Kigali n'ubundi ni Kigali babyita Kigali what muri Gens Comedy turi kuri Kigali News Channel twerekeza kuri Kigali Gens Comedy. Yewe Kagara umeze neza urebye yo gupfa ntabwo murya cyane ikosa Kagara mbabarira umbwira ikosa abantu bafite ni ukuvuga ngo ikosa bakoze tubona bagize ikosa rikomeye tugiye kurihana Mane ari ukuvuga ngo kandi nageze kubibwira kare ntabwo ati ari ukuntu Dawidi Imana yagabije Dawidi Goliyati ntabwo uzi ukuntu akagabuka gatoya ariko urebe Goliyati oya ariko nanuzo yigeze kurira hamwe Yesu yaraye iwe ninde Zakayo ese Goliyati nanuza nande na Dawidi bapfaga iki burya amuderi buye cyo bapfaga azabibabaza umeze utose we gati we yemeze neza none se ama gahunda ya Genesis baguhamagaye bimeze bite tubwire Genesis bamamagaye njye gukora ariko ndavuga ntabwo nasiga inshuti yanjye Kagarara tugomba kujyayo tugakora ibyo tugomba gukora ibyo mugomba kuba mukora yego barabizi kuko ari buzi cyangwa ni oya nta muntu ubizi nawe bazamuhamagara ku giti cye none gadereka nkubaze Yesu ajya kuva mu isi yaravuze ngo genda agiye ariko umunsi nzaza nk'umujura nijoro ariko njye ndagiye ariko mbaye nigendeho gake nziza abantu bishatse kuvuga iki ariko umunsi nzaza nk'umujura nijoro bishatse kuvuga bityo warubajije ngo abantu ngo barabizi ko konza ni nk'umujura tuza dutunguranye yo gahunda nyine ya Genesis ni ubutumire bwawe urakoramo nkande nawe ugiye kubatamo ngomba kubatamo utegereje cyo kujyana na Kagararaga ni inshuti yanjye bana niyo mpamvu namubwiye ni nta kuntu wamerekeza niyo mpano yawe ukayigaragaza reka nkwereke niyo mpamvu uri gukora akoresha urugero rwa Yesu cyane ugasanga ni kugira mu mavuta atinze Yesu arimo aratoranya intumwa yageze kuri Petero nazo ko ari umurobyi aravuga ati njyewe nawe ntabwo ngusika imbere cyane ikosa bakoze ako kantu niko kantu nagukundiye ikosa bakoze ni ukutubona kuko kabikundi ukimara gufungura undeba gutya none se ubu ngubu ngo imyiteguro mumaze igihe mwitegura ibintu oya twebwe nta ribi twebwe icya mbere ni uko dushimisha abantu icya kabiri ni uko turirimba ibintu bifitiye abantu akamaro na performance twese hari imikino tugira Kagara ngaho nguko ya gahunda birangiye tuyimenye ukuvuga ngo ya gahunda iramenyekanye gusa urumva natwe ntabwo twazana package ngo tuzane ibintu hano biri pirate ntabwo biba kuvuga ngo tugomba guhereza abanyarwanda nyine full package kandi ikintu kirimo full message yo akabazo gato k'amatsiko ni irihe tungo sibyo nzanye mu matungo nyavuyemo ma naho mvuye ntawe igihe kintu ukumbuye cyane Kigali nta kintu makumbuye uretse kubona abantu baho nkabona abantu baho na movement yego kandi ninde muntu se ukumbuye Kigali cyane ni Mercy ese kuki atari yaragutumiye kiriya gihe cyose Genesis imaze yarazikazanumira yageze muri BK Arena
abonye bitinze ahitamo kuntumira hakiri kare. Yemen arambwira ati ngwino urebe ukuntu gahunda zimeze. Kagara Yeah. waheruka Kigali ryari wo? So hari haciyemo igihe. Hari haciyemo igihe. Like 2 months. Yeah. Ninde muntu so kumbuye Kigali wo? Umuntu wumbiye Kigali. Umuntu wese unkunda. Ariko niko kuri. Umuntu wese ugukunda. Uguta gukunda ntabwo umukumbuye nawe. Happy kabisa. Ninde gukunda utanga. Nta nubwo uzamukumbura. Ese amaji. Yeah. Umuntu abwirwa n'icyo umuntu umukunda cyangwa Ntago wamumenya bambaye uruhu rw'intama kandi ari impyisi ziraho ngaho. none se ubwo umuntu yamenya gutwa umwanzi we cyangwa umukunzi? Ntago wamumenya. Nuko se agoye kuba wamumenya? Rega kandi nkubwiye ngo biba bivunanye cyane. Halo. Ngeze hano 19 marenze. Yes amajino. Mutuzi twose tubaho ubumva ari nk'akaye kazi kagoye utakora wowe ku giti cyawe. Kubyaza. Kubyaza se kuba iki bigoreye hehe? Ibyo ni uburenganzira bwanjye kukubwira akazi nyine ntapfa gukora. Sinapfa kubyaza. Akazi se bumva wakora ariko udakora n'akahe? Gutwara kuba umushoferi. Ese we ntabwo ugize urota kuzatwara indege? Oya nta nubwo ntari namenye. Mu gihe ntaramenye ikintu indege ibifasheho sinshaka uretse no kwitwara no kwigendamo. Nese inzozi zayo zose wari ufite zabaye impamo? Oya. Ariko zimwe zigenda ziba impamo tu. Yari isasa uracyarota? Ndarota nyine sindi umuntu se. Nubwo inzozi zishuka. Ngaba tubwiye ikintu ubu uri kurota none uri kuvuga ati iki kintu ngomba kukigeraho n'urugero. Ikintu ndi kurota muri uyu munsi nuko nzi ko Kagarara uyu mwaka uza kurangira abantu bamenye ibyo ari byo. Ese Kagarara umufata gute? Umuzi gute ku muntu utamuzi? Kagarara ni umuraperi urenze abaraperi benshi mu buryo bwa message tu. Abantu buretse ariko raza kubabona. Kandi ubwo nyine n'amashuri byose cyari. N'amashuri. Nukuvuga ngo ku kantu ni ingenzi cyane. Ni ingenzi. Nese Kagara ariko gucukanyurusha neza nk'umuntu. Kagara muri Genizi nuwe mukomediye wawe wundi ukunda kabisa? Kandi kora kuturesha. Muhinde cyane. Ajye muhinde. Nta muganda. Yo abyose n'ibindi. Amaji wowe nuwuhe wowe? Jewe nkunda Mugande. Mugande? Ubwo ngubwo ni AKA Kagarara muhaye ariko jewe nkunda Muhinde. Means jewe iyo ngiye kureba biganiro byabo cyangwa zira blague zabo niyo ntabonyemo Muhinde biba ari ibindi ntago mba nishimye. Ntago bagishimye. Pirate uri wambara imyenda ya primaire. Yego. Nawe ni byiza abantu bose ni sawa cyane ba Joshua. None ikimbabaza nuko Merci yahise ava mu bintu. Yarabashije. Yahise ava mu bintu gute? Kandi yarazanye impano cyashya. Nyine we arabisiga. Ntabwo yabisize ariko. Oya arabikora like business ariko. Ese projet ni ya. Ni andera. Kugeze kose ni ya nyirayo. Amashuri aho ngaho abajemo. Aho ngaho abakoze amasomo abajemo. Ariko projet ni ya Merci. Ese Amaji wewe personally Merci mufata gute mu Merci ni umuniga witeje imbere mani kandi nanjye nkunda umuntu witeza imbere. Nkuko tubizi yo nta kintu ufite cyo gukora. Noneho ikintu cyantangaje nuko nafata
na event nk'iyi ngiyi tugiyemo akayishyira ku wa kane abandi bazi ko ngo muri weekend ngo ari ubwo hashya abanyamuziki cyane cyane yes ibintu bitagiye muri weekend na ariko ikintu cya danje nuko idodaniro ikintu cya danje nuko Messi yakomana yanjye ariko ni byiza kandi ndabizi ko bizakomeza kugenda biteye imbere n'abandi ikintu kiriho cyo ni ukuvuga ngo mwabwira abantu nuko abantu bitabiriye Genesis uyu munsi mumaze igihe muyamamaza mubiteguje ikintu cyitwa ibirori ni ukuvuga ngo nyine barahishiwe oya barahishiwe nyine kuko n'ubundi ariko wowe uri kubahishurira ariko numva nanjye kuri stage mfite amatsiko Kagara kuri stage nanjye mfite amatsiko warayiteze mbere ntagirava ariko tugiye gucumuramo pindi mu kanya so ubwo ikiriho cyo reka dufatireho nyine tugereyo turebe uko byifashe byanze bikunze Merci ntago ajya afropinga ntago bikunda neza ariko njyanye na Kagarara nk'umuraperi abantu batari ntago babizi ko ndi bujyane nawe ariko ndashaka kubereka ko hip hop nubwo uri kugenda uyivamo ariko hari undi uri kugenda uyisigira urumva hari abantu tuzi ko amajisha umuziki yarawihoreye si ukubona ndiko yayandikira nde nkandikira abandi ariko ndabizi ko biza kugenda neza ndabizi iki kiganiro gishobora kuzajyaho nyuma y'uko tuvuyeyo yego ariko urabizi ko Kigali News Channel ibiganiro byacu aragaruka kandi abantu barahishiwe tubasabye subscribe mbese na share na comment ubu turi mu modoka turimo turatambara cyangwa turi gupapara muri slang gupapara ntago biba bivugitse nabi papa kandi turi gupapara ngiye binda numva ari ibintu bya parapara sesundi si Amaji yeye tubashimire nako nshimire Kagarara cyane Amaji ntago mushimiye ariko wakoze kwitabira ndagushimuruye tugereyo tujye kureba show ndatekereza biraza kuba ari sawa cyane ndababara ninsanga uwo bita Muhinde yavuye kuri stage isubundi bamugari kubera iki mugiye bwije iyo uza kugenda kare ukazinduka ariko tugokure cyane abastari bagenda twebwe n'imibu n'ibizwe reka tugende turebe abana wacana kuri Diamond House nkafata amazi ngafata laptop turagize Yes ngira ngo murabona ko tuvuye muri show channel yite Kanda izina niryo yitiranwa na channel yite Kigali News Channel turi muri Kigali Kagarara babwira ukuntu show yari imeze mbona kuvuga ngo show yari fresh show yari neza cyane nubwo se umwanya wabaye mutoya ariko byase kose nk'abasaza twakoze ibyo twakoze muri uwo mwanya muto yes
So rero kuri Kigali News Channel ngira ngo twababwiye ko ibiganiro byacu ari akagaruka anytime cyangwa se buri gihe ku bantu bumva ikinyarwanda muzajya mubona ibiganiro byacu buri munsi. Ni umunsi ni ku munsi, ni umunsi ku munsi nta guhumeka ugahita batuma bombe za danje nta kintu. Ni ukuvuga ngo mwana uyu munsi murabona ko navuye mu cyaro, navuye ahantu bita Ingoma. Nanjye nuko uri kungarura no kumuhigi. Yego mwana. No kuvuga ngo nkimara kumva ko ya Majid Black ambwira ati muhungu wanjye tugene muri Gens, nta kumusuzugura nta gutenga umusaza, nisivuga ati reka nzamuke nk'umuhungu tugende dukubite muri ubwo buryo kabisa. Icyambere nuko babonye ko bakwemera. Oya audience nayibonye iminota mike nari mfite uko byasa kose. Ya no kuvuga ngo urumva nyine ni ibintu byari n'ubwa mbere urumva nari ngiye muri Gens cyangwa se n'ubwa mbere nari performance ira ndirimbo yanjye nyine mu bantu nyine benshi nka kuriya. Ya ni ibintu nyine byadanje kuko urumva noneho kuririmba indirimbo bo ari sinzi kumva ikintu. Ni ukuvuga ngo bo n'ubwa mbere bari bayumvisheho. Ariko nabonaga bagupfunyika amafaranga akagarara ako kantu ntukibagirwe. Ni ukuvuga ngo uko byasa kose ntabwo zirenze inote za senyisa. Ariko nazo zirabara gusa appreciate ku bantu bagiye baza kumburesinga. Aiwa muri abantu badanje cyane brother. Yes. Wewe wabonye bakwakiriye gute nyine ku ibintu wari witeze nyine ibyo wari wateguye? Ibintu byose nari nateguye. Nishimiye kubona Papa Buryohe mu inkoko n'ubwo ari ideni. Kumbe ziriya nkoko zari ideni cyangwa zari impano? Oya arasimano zibaho. Arumva ariko kubera ko mukunda cyane n'umuryango we, nkunda ukuntu bafite vibe, navuze ati we wa mugabo iki zifasha abantu benshi. Nuvuga ngo stage se ni kuri ari nko mwayipanze na Kagarara cyakoze ikiriho cyo nuko oya Kagarara wagira ngo show yahageza ahita yiheka ku bitugu. Kagarara yahise akora fe. Ni ukuvuga ngo ni rya kosa nyine bakoze mahane ko ari ukutubona. Nyine kintu nando cyangwa kujye kira kiboro nyine ibintu cya kintu cyanunguye. Ni uko naririmbye indirimbo mahane bwa mbere aribwo banayumvishe nyine nkabona audience nyine hari ukuntu nyine vibe inzemo fresh. Amaji wazakoranye indirimbo na Kagarara. Ari ikibazo se? Njyewe ntari. Nta kibazo? Nta kibazo. Kagarara iyo ndirimbo yakitwa gute? Iyo ndirimbo se kuri vacances turi code tuzabamenyesha nyuma. Nyine nk'urugero okay ukurikije ukuntu z'amaji man n'ubuzima busanzwe tu ni nyine zawe uri full message. Twebwe ntabwo turirimba man ibintu ntabwo dutanga man ibintu biri ntuza biri pirate. Dutanga man ibintu biri original kandi bisaba ko twigira ku ruganda. Ama wewe uramutse ukoranye indirimbo na Kagarara wahita gute? Naita University. Wahita? University. Arya wewe warayize? Oya. Se nkubeshye. Kurasa abantu baririmba ngo twara yarangije batarana yakandagiye. Ibeta kurakaraka. Aze bira bintu mushaka kuki ari biramukunda kwe. Ariko nibyo. Wewe cyose wahita University. University nuko Kagarara ari umuntu ushobora kuba azi uburemere bw'amashuri arabanza yisumba kameme ntabwo wagera kuri universite utararangije wenda secondaire. Ese ntabwo bumva ko habaho n'amashuri y'abantu bakuze we ntabwo bumva wajye mu rugero ariko iyo nkubwiye ngo turi ku ishuri ko riratunaniye bumva mvuze abandi uyu nguyu yararishoboye. Rero umuntu urishoboye n'uwo rinaniye babihuje byaba ibindi bintu. Ese kubera iki muvuga ngo bari batumiye amaji? Nabonye kuri afishe. Yego. Igitekerezo cyavuye cyo kuvuga ngo na Kagarara mujyana. Oya Kagarara agomba kuba hari. Kagarara mani ni umuntu wa danje. Ngira ngo urabyibuka waje kunkoresha ikiganiro
numva hip hop ye numvira akaze ndavuga okay mana umuntu hari igihe umuha chance nawe akaba yakora ibyo agomba gukora. icyo wakoze we nuvuga ngo iriya platform ntabwo wahisemo kutayizi ni ntago ari ukuyiharira yego. ubu ngubu mu gihe uhita musubira mu cyaro cyangwa n'ubundi muracyafite iminsi muri Kigali natwe turi gutekereza Kagara uhita usubira ibyaro cyangwa uracyari n'ubundi muri Kigali? njyewe n'ubundi ni ya gahunda n'ubundi ni ku ishuri mani ujya ku ishuri niyo gahunda kabisa. ariko uzagenda ejo uko biri kose iri joro ndararangiye. cyakoze ikintu kiriho cyo nuko ngiye nkurikije abantu twaganiriye bitabiriye show inyuma yego mwahatwitse yego ibyo mwasabwaga gukora twabikoze mwabakubise ni nabyo nanashima niyo muri ugiye stage just ukabona audience nyine ubu ariko Kagara nugera school ukumva ikintu bavuze ku bintu batubonyeho ugomba kuma feedback kabisa kandi ikindi mwabonye ko twese umuntu ashobora kubona wenda umumanajya nk'hariya twari turi munini ushobora gushora imari ku mpano zigiye zitandukanye kandi byavamo. nawe ukeneye umuntu wagushora imari mu muziki? njyewe ndamukeneye nyine ntose ninde utamukeneye ndamukeneye. ni nk'ihe se korabo wumva wahita uheraho bwa mbere hano mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda? niyanjye n'akagarara. iyo si ikeneye umushoramari mwebwe ntimwabyishyiramo imbaraga? oya turakennye bajya bimenya amafaranga dufite. ikintu ese Kagara uri muri yumva gute nyine nyuma yo kwakirwa ahantu hariya? bro just feel happy because nyine ukora ko nanjye numva nabwo ati n'ubwa mbere nari ngiye imbere ya audience ingana kuriya tu just nyine ndumva nyine ari ibintu bya danger ndumva nishimye nanjye umuntu nkanjye. ase Kagara turiya tuntu wasimbukaga hari abantu yasimbutse uzi ko njye ntabishobora. nagiye kubona bari kuvuga ngo anyure kuri escalier mbona umusaza yagwamo. none se Kagara turashaka kuza kugusura na Gade rero na Kigali News Channel na G The Black Amag tuzajya gusura Kagara mu banga. ariko none se ko wabonye se ko nawe atugeraho? karibuni kabisa. uko umuhamagara kugira ngo ugomba kubura umuhamagaye nk'ejo cyangwa ejo bundi ariko nyine ukuntu ahita byoroga. oya rega kwiga ni ikintu kizima mani ni ikintu cyatanje. ese hari umuntu muri showbiz ureba ukavuga ushobora kureba ukumva wavuga ngo kwiga nyine iyo yiga fasha gutya njye kongorera umwana w'umuntu. ni ukuvuga ngo hari igihe ubona umuntu ukavuga uyu muntu iyo urumva ukavuga uti uyu muntu iyo abaza impano y'abantu ukuntu yaba imeze yakayifasha. uvuga ngo wowe uramureba ukavuga ati umusa iyo uza kwiga pe byari bibe byiza cyane, byari kudufasha ku buryo hari n'igihe washyira mu nyurabwenge ukavuga ngo Kagarara ni umuraperi watanje kabisa. ariya mashyi uwo muntu nkubwiye bari bayamukomera reka none se ubwo for real. gahunda yo kuzajya kumusura Kagarara niwe uza kuduhereza gahunda yo kujya kumusura. Njyewe ni time I'm available muri wike no kuvuga ngo oya nanabakubita n'ubunyobwa kuko nibwo baba bwiburiye ingoma bwo guhekenya bubisi kandi yes ariko nta renze man anytime muri weekend mufite time mwaza mukangwaho nari bisagara. dusoze bwo twajya abanyeshuri twumve nyine ariko ndashaka idegede ba okay wari burasa
ntago naribura hariya ahubwo ngiye igitekerezo mfite ndaza kuza kukibaho inyuma akubona shida amajini reka tubarekurire rero musubire mu cyaro wamwumvishe ntabwo bavuga ngo mureke tubarekure mutahe icyo wahisemo ntabwo ngo reka dukore ikiganiro nyuma ya stage uhita umbwira ati reka ndashaka kujya kureba Kigali nose ntabwo turi muri Kigali si Kigali tuvuye gukorera show cyane kabisa nose ibindi watubwira ni ibiki usibye akantu kabura hano hasi kitwa news channel ako mugani kamwe konyine news channel akintu byose bifura nuko ugiye gutumanuka ubu ngubu right now kabisa ngiye guhita manuka nirekeze ku ishuri isomo tubahore mwakoze cyane mwakoze n'abadukurikiye bakoze cyane baduhe subscribe bakoresha erega na comment burazi bari sawa cyane na comment kuvuga ngo Kagarara Kingdom twishimiye ukuntu twakubonye ibintu nk'ibyo ngibyo isomo nasure cyane uzacuma na Kagarara Kingdom mukore subscribe share and comment ibintu bishe ku buryo Ama-G The Black official nuko nguko ibiganiro byanje nakagaruka bwa nyuma tugenda niye comment uheruka kuboneka kuri akazi cyane kuko babaza iyo umuntu yanditse comment yandakaza ntayihari ntayiheruka Kagarara hari comment uheruka gusoma kuri akazi comment isi oya n'ubundi ntayo wakoze cyane Gadi I really appreciate my brother. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel.